Isso é o que
gusa umushimire kuvuga mu izina rya Kristo. Urakoze Mana, urakoze Mana, Imana Mana.
mu kirere cy'Imana bitwara akanya rwose ushakishe uburyo twakira Imana tujya muri Christmas yawe twakira izo mbaraga neka kamere z'ijuru zihagarare muri twebwe biraga muri tumara kuzihanga tuzaba guhamya Imana wasambura amaboko cyane ukavuga mu Mana urashaka kuba aho uri wese ndifuza kuba Imana iri kugira ngo ubone uko Imana isa ntabwo wabona Imana ukiri muri wowe ugomba kuva muri wowe ukajya mu Mana take time to worship God kugira ngo Imana ize mu kirere cyayo bitwara akanya tuve muri twebwe ndifuza ko twakira Imana mu mitima akavamo ibintu byose ukadahimbaza Imana kuko twageze si kwiza wenda ariko iteka tubabarire atubarurire ikirere cyaryo tubamo kugira ngo dutsinde isi
yaje mu rusengero ndabipanga ntabwo bimungura kuko mara nashoje iminsi ya gatandatu ndi hanze ndimo kurwana n'ubuzima ariko iyoje ewana ni ukukubita hasi ni ukwasama ni ukubyina nabyina nabi ntabwo ariko byose kuko mba ndahantu siko ndahakura imbabazi banishime we Imana ishimwe cyane haleluya 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 ndahakura imbabazi ndahakura ijambo ndahakura amavuta ndahakura ubwenge banishime cyane muzajye muza gutyo maze abavuga ngo turi abana mubareke tuzaritaha bakire pfiya dore epfo sibyo ke tuzaritaha bakire pfiya mu bigori bavuga ngo n'abana bagiye gusirimba basange twagiye tuvuge ngo amen ikindi kandi namwe mujye mwakirisha indirimbo mutarimo kumva neza pase mukuru muri mu kugira ngo presence y'Imana twe kwica muvuze nabi fata gahunda witegura neza sasa tujye dutekereza ibyo Imana idukorera mbega ukuntu twitaho cyane mbega ukuntu izirikana biratangaje cyane
Azakura misi neza